mbere yo kugira icyo mbabwira reka tuanze dusome mu kubara igice cya 14 murongo wa 9. Let's first of all read in the book of Numbers 14. Handitse ngo icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, uzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu ntimubatinye. Numbers 14 verse 9. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Uyu mwaka ugitangira, umushumba mukuru yadusabye kugira ngo tumugezeho ibyifuzo umuntu yumva afite ku mutima yasengera kugira ngo Imana izamufashe muri uyu mwaka wose. So in the beginning of this year, our senior pastor asked us to share our wishes so that he prays with us. Rero nubwo ngiye mbona nkuze mu myaka, icyifuzo cyane nari mfite no gukora ubukwe. So even if you see me, you see I look old, but I had a wish to have the wedding. Icyo gihe rero nicyo cyifuzo namuhaye kuyenga gisenge. So it was the wish I gave to pastor to pray for. Akimara kubona yuko abyakiriye, ubwo natangiye gusaba Imana kugira ngo izamfashe mu rugendo. So when I see he received this wish of mine, I also started to pray so that God help me in the procedures. Ubundi nari nzi ko nzabitanga ubuhamya ubukwe bwarangiye, ariko itorero ryacu ribere igitangaza nuko umushumba yambwiye ati ngo banza utanga ubuhamya bw'ukuntu wakiriwe n'umutima. So actually our church is special. I wished to testify this after the wedding, but I was told to testify how I received the heart to prepare this. Ubundi nakira n'umutima nayo mfite imbogamizi yuko ku muryango wo kwa data bukwe ntibashobora kumva ubutumwa bwiza kubera bamfungiye umutima. Maranye n'umukobwa wawe imyaka 10 nabo ndajya kwirega, nabo ndajya kwisezera, nabo no kuvuga ngo umwana wabo nta nubwo bashobora kumusura. So the challenge was the problem on the side of my wife, because I spent 10 years without doing anything as the culture commands. Ariko izo ntambwe nyinshi maze kuzitera, narireze, nagiye mu murenge, donc icyo ngezemo no kugira ngo ntegure ubukwe ku itariki 8 z'ukwa 10. So but I did all the steps of going to the house, to the family of my wife, and I even gave Dory, and I'm waiting the wedding on 8th October. Urwo rugendo rwose rero nkirutangira ntumwibwira ko ari ibintu byoroshye, ni ibintu bizamwe imbogamizi nyinshi cyane. So do not think it was the easy journey, because there were many challenges. Ni ibintu bisaba amafaranga menshi cyane. First of all, it requires big amount of money. Ibintu rero nta muntu n'umwe nabonye wabyifasha usibye Imana yonyine. So I could realize that apart from the help of God, no one can do this alone. Ntangiriro z'ukwa 7 nagiye mbona ibintu byinshi binci intege, ariko ngatinya ijambo ry'Imana tumaze gusoma, aho abagaragu b'Imana Karebu na Yosuwa babwiye Abisirayeli muramenye ntimusubire inyuma, kuko gusubira inyuma ni icyaha cy'ubugome imbere y'Imana. So in the beginning of July, I was discouraged much, but I was comforted by this word that the servants of God, Joshua and Caleb, spoke to Israel to not go or to not be slide, because going back is an evil to God. Bari abantu bagiye gutata igihugu, bagiye kubona babona abantu barebare cyane. So the spies, they saw the people of the country as the giant, and they considered them sort of like the small insects. So the same way I compared myself to the beard of the wedding, I considered myself nothing. Ariko rero isezerano ntago bigarukira, Imana yavuze ko nzaburya nk'umutsima kandi umutsima tuzawusangira.
uzamuhari rwose. But the promise of God comforted me that I will overcome this as eating bread and be ready to share with me such bread. Ubwo rero naje kwakira umutima ndavuga ntiho kugira ngo nsubire inyuma ngo nuko ngo hari imbogamizi nyinshi aho kugira ngo nsubire inyuma nakwemera nkatera intambwe nashaka ngaseba. So instead of going back, I determined to step forward even if I get shame. Ariko mu bukwe bw'ikana nabo bari basebye habuze gato. But you remember that the wedding of Kana also they faced the same challenge of lacking of wine. Ariko hagobotse umwami Yesu ikibazo aragikemura. But the Lord Jesus was there and solved everything. Ubwo rero nize ko amasengesho yanyu bene data azagomeza kuba kuri jewe kugeza kuri ya tariki. So and I hope the prayers of the saints will be upon me until the date I've mentioned. Murakoze cyane numva nakwakira undi muntu naka. Thank you very much.